Yes, reka nizere ko umeze neza ukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru hatandukanye by'umwihariko amakuru y'imyidagaduro kuri Peter Show. Nongeye kuguha ikaze rwose. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri I Am Hip Hop Festival. Iyi ni festival ya mbere igiye kuba iteguwe na Green Fairy Music, ibagezaho muzika cyangwa se music ya hip hop. Nk'uko umaze kumenyera, iyi ngiyi ni Peter Show, ngiye uyikugezaho kandi ukugezaho ibiganiro ndetse n'amakuru habagezweho. Nitwa Emmanuel Niringiye Umukiza, cyangwa nushaka unyite Kabo G Pro. Icyo usabwa rero nta kindi, kugira ngo tujye turushaho kubana mu makuru habagezweho, ni ugukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Ushobora no gukanda aho ngaho hirya ku nzogera aho umaze gukanda subscribe, ukaba wemeje ko uzajya ubona ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku wundi. Guhaye ikaze rero aho uherereye hose, haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Ntabwo nakibagirwa kandi abadukurikira bari Rwota, Masindi cyangwa se diaspora. Guhaye ikaze muri aya makuru naguteguriye, amakuru nakwegeranyije kuri aba bahanzi tugiye kugarukaho, barimo Bulldog, Kevin, Betray, Ice Nova ndetse n'abandi 22 bategerejwe mu iserukiramuco rya hip hop. Abaraperi bamaze igihe kinini mu muziki ndetse no mu kirangano gishya, barimo Bulldog, Kevin ndetse na Betray bashyizwe ku rutonde rw'abaraperi 22 bategerejwe kuzasusurutsa abanyakigali n'abandi bazitabira iserukiramuco ryiswe I Am Hip Hop Festival. Ni inshuro ya mbere ryateguwe nyuma y'ibitaramo 8 byahuje abaraperi mu ngeri zinyuranye byabereye ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali, mu rwego rwo kwagura urugendo rw'aba baraperi no kubafasha gusabana n'abakunzi babo. Muri rusange ryubakiye ku gukomeza kuzamura ikuzo ry'injyana yihariye uyu muzika, cyangwa se yihariye uyu mwaka wose muri muzika, mwaka wa 2024. Bizaba mu gihe cy'iminsi 2 guhera saa 9 z'amanywa kugeza saa 4 z'ijoro, kuva ku itariki 5 kugeza ku itariki 6 Nyakanga uyu mwaka wa 2024 kuri Institut France du Rwanda. Green Fairy Music iri gutegura iri serukiramuco yagaragaje ko abaraperi bazitabira iri serukiramuco barimo cyane abanyuze muri iyi nzu itunganya imiziki, ikanafasha abahanzi gukora no kumenyekanisha ibihangano byayo. Kuri iyi nshuro ya mbere ryatumiwemo Ice Nova, Kevin, Bulldog, Betray, Ngala Muta kabiri, Angel Mutoni, Nsibika Prozed, Long J, DJ Samich, OG Tuton, DJ Grand, Sekedi, Romeo Lapstar, Logan Joe, Slam Drip, Freeze Night 36, Big Zedi, Redding, Dr. Ganji ndetse n'abandi. Iserukiramuco kandi rizaba kuwa 5 no kuwa 6. Kwinjira bizaba hari ukwishyura amafaranga y'u Rwanda 10,000 gusa ku muntu umwe. Dr. Ganji washinze Green Fairy aherutse kubwira ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ubwo twari turi kubategurira iki kiganiro kuri Peter Show Inyarwanda ko bahisemo gutegura iri serukiramuco bashingiye ku bihe byaranze ibitaramo byabo 8 byabanje. Ati twahisemo kubikoramo iserukiramuco ahanini bitewe n'ubwitabire n'uburyo abantu bakunda umuco wa hip hop. Rero ibi bitaramo 8 twakoze byatweretse ko bishoboka. Ganji yavuze ko kandi mu byo kwishimira muri ibi bitaramo ari uko byashyize itafari mu muziki w'abarimo Oshari n'abandi bagenzi be banyuze mu itsinda rya Green Fairy. Uyu mugabo usanzwe hari producer avuga ko ashingiye ku bikorwa bimaze gukorwa muri iyi myaka ari ibishimangira ko hip hop ikundwa n'abantu benshi kandi abanyarwanda babigaragaje mu bihe bitandukanye. Ati wagiye ubona uburyo nko mu bitaramo byabereye muri Beka Arena abaraperi bagiye biharira urubyiniro. Muri iki gihe hasohotse ibiganiro byinshi, rero uyu mwaka navuga ko wiyongereye mu yindi myaka yatweretse ko hip hop ikunzwe cyane. Uyu mu producer kandi Ganji yavuze ko uretse ibitaramo by'abahanzi ba hip hop, iri serukiramuco rizarangwa n'ibindi bikorwa birimo
nko kumurika imideli, gushushanya, umuziki w'aba DJ n'ibindi binyuranye mu rwego rwo gususurutsa abazitabira. Ngabonziza Dominique uzwi nka producer Dr Nganji uri gutegura iri serukiramuco aherutse gushyira hanze alubumu kinyarwanda yakozwe yifashishijeho zimwe mu ndirimbo zimaze imyaka irenga 70 zifitwe na leta y'Ubudage bafatiye amajwi ubwo bari mu Rwanda mu bihe bitandukanye. Alubumu ya gatatu iriho abahanzi nka Betray, Bushari, Ice Nova, Angel Mutoni, White Monkey, Bill Ruzima, Kaya Byinshi, Shroud Drip, Nilani, YNB, Bruce the First, Amalon, Romeo Lapstar, Idol, Jawanza, Mavasta, Ngala, Nelwist, Danica ndetse n'abandi batandukanye. Niho kandi n'indirimbo Inganji intro yakoranye na Ngara, Abanyarwanda yakoranye na Krambizi, Ibituku yakoranye na Redink, Ice Nova ndetse na Dr Dance Murundi, Imisambi yakoranye na Krambizi, Kaya Byinshi, Ice Nova ndetse na Lapstar. Hari kandi Intare yakoranye na Nelwest na Romeo Lapstar, Ihoreze yakoranye na Racine, Haya yahuriwemo na Krambizi, Rwamajana yakoranye na Kanyarwanda, Umurinzi yahuriyemo n'uwitwa Romeo Lapstar, Ninde yakoranye na Ice Nova, Enyegeza na Bushari, Rwamakombe na Zo Trap ndetse na Kinyarwanda Outro yakoranye na Betray. Reka nizere ko ukomeje kumenya neza aho twabanye muri iki kiganiro twari twaguteguriye kuri Peter Show. Icyo usabwa nta kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tubategurira. Nkuko maze kumenyera ngiye kugutegurira kandi ngakugezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye kuri Peter Show. Nitwa Emmanuel Ntirenyukiza cyangwa se Gabochi Pro. Kora subscribe rero tujye tubana umunsi ku wundi naho gutaha.